ariko Samson ngo nawe waretse inzoga narayiretse kuko nabonaga nabo hanze bambwira ati wowe Samusundi tirwose firate wawe nawe ati nyine nibyo mu rugo ariko ngo narakijigwe ubu mufasha wanjye tubanyemo neza hageze icyo badufashaho rwose ubwo nukuvuga ngo ubu ni mu mahoro n'ejo bundi tugiye no kuzaskwezerana ahubwo nzagwa feregitasiyo unkwerere dore igiteye agahinda ugera kwa muganga kahasanga abasilamu na za mivero z'ibyo kurya n'amabido y'ibyayi kahasanga abakarismatike buhagira abarwayi baba bazanye n'ibyo kurya naho twebwe abarokore dore aho twibereye mu bihuru kabishye leta y'u Rwanda yaraciye ubutayu nta musaruro wako ndabohoza 400,000 ndabohoza 200,000 n'izina ya Yesu agafata ibibabi by'inturusu akabona ukuntu mutambara utwambaro dukwiriye abakozi b'Imana mwe mukambara izapfumutse z'imyenge bita amadeshire ubundi mukambara ibintu by'ibirinete bimeze nk'amaso y'igihore wagira ngo muri abasuderi kandi nta maso murwaye bashahu ubundi ugasanga mwiyogoshesheje ukuntu birimo penke n'ubwanwa buciye ahangaha nk'umuswa urimo gutaha nyine barazaga bakanywa inzoga bagasinda barangiza bakajya mu buriri bakaryama rimwe na rimwe nkumva nyine bari no gukora ibintu nkumva barimo kurira ntabwo nari nzi ibyari nyine barimo gusambana njye numvaga umugore ataka nyine tukajya ku rugi tukumviriza wowe n'abana njye n'abana twumvaga nyine barimo kurira tukabuta ise mama yabaye iki ko atasanzwe arira nyine bikadutera kujya ku rugi tukajya kumva ibiki nyine ukuntu arimo gutaka ataka kubera iki ntabwo twabajaga kureba imbere twabaga turimo ku rugi nyira ko njyewe niyumvishaga ko ari byo barimo gukora ibiki ko barimo ari kuryamana bite muko ni meza gara ufite imyaka ingahe 15 ngo ufite ingahe 15 10 14 10 ningahe 13 none se papa ariko yatubwiye ko ufite 20 niyo mfite ndaguteye nawe nzimba bavuga ngo ni kazungu niko nzi gusa wumva bavuga ko ari kazungu waguteye nuko numva bavuga ngo ni kazungu ariko ubundi kazungu yagushukishije iki je